niba urupfu rutazongera kubaho yego ariko mubye ujye ubona ukuntu urupfu rubabaza aho umuntu yagiye kuboroka ntibizongere nukuri nubwo tubizi ko urupfu ari irembo rijyana umukiranutsi mu nzira nziza y'ijuru ariko bigora imitima yacu guta tubasha kubyakira ngo bikunde ngo kandi ibyo bintu bya kera bizaba byashize abantu ndagira ngo bazi abantu ntibankurikire abantu ntibazi haleluya amen twongere twishyiremo iyindi mbaraga ibihe byiza kandi amahoro y'Imana nanone nshuti mukunzi w'ibiganiro byacu hano kuri Mukakarangwa TV tuguhaye ikaze muri kiganiro cyiza ariko kandi kibanda mu bigendanye n'ijambo ry'Imana guhumuriza imitima inama umva icyo ari cyo cyose kigendanye n'ijambo ry'Imana hano kiba gihari ndabasuje cyane rero aho muherereye hose mu mpande z'igihugu cyacu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba umujyi wa Kigali mwese abari hano muri Afurika y'uburasirazuba y'uburengerazuba yewe hakurya y'amazi magari mwese tubahaye ikaze mu biganiro byacu imbere yacu rero cyangwa se imbere y'inyakira amashusho cyangwa se kunyakira amashusho yawe uri kubona umukozi w'Imana ngira ngo maze kumenyera reka tumwakire abasuhuza bifuriza ikaze hanyuma atugezeho n'ikimana yamushyize ku mutima ariko mbanza gusabira umugisha wowe umuntu wakoze subscribe kuri umuryango w'umugore w'abakunzi bacu Imana muzuru guha umugisha nawe utarayikora n'umwanya muze kugira ngo uyikore utazagicika n'ibintu byacu bya buri munsi bisanzwe kandi bikurikira ni karibu rero murakoze cyane murakoze nabashuhuje haleluya amahoro y'Imana nabane namwe gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese amen amen murabizi turabakunda haleluya namwe muradukunda abadukurikira abadufasha umva imigisha myinshi turayibasabiye amen amen turagushimiye Mana ugira neza bukira bugacya tugushimiye ko watwitegereje ukavuga ngo nubwo tuzaba mu isi nubwo mu isi azaba yabera ariko igihe kizagera abatahe bajya mu gihugu cyo mu ijuru wadutekereje neza turagushimiye rero dusabiye umuntu wese umugisha ugiye kudukurikira kumva iki kibwiriza cyo gutaha abantu benshi bajya bibeshya ko mu isi ari iwabo ariko ndagushimiye ko tugiye gusobanukirwa iwacu hariho ngo abana n'umuntu wese umurengere mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa amen amen n'umunezero mwinshi cyane kuko nzabana n'umwami wanjye kandi uko bwije nuko bukeye yagira amatsiko menshi yo kumureba n'umunezero mwinshi cyane kuko nzabana n'umwami wanjye kandi uko bwije nuko bukeye yagira amatsiko menshi yo kumubona Imana izatwishimana iririmba Yesu ati dore umugeni nakoye ariko igitondo n'igitangaza nzamwirebera Yesu umwami wanjye ariko igitondo n'igitangaza nzamwirebera Yesu umwami wanjye nzamwirebera Yesu umwami wanjye amen haleluya amen Imana ishimwe banye ijambo ry'Imana intego iravuga ngo iwacu harahari yego iwacu harahari
Nukuri reka nkubwire cyane iwacu harahari. Amen. Abantu bose bankurikiye iwacu harahari. Nukuri icyo kandi tuzataha. Yego rwose. Haleluya. Amen. Iyo aba ari umuntu wabivuze so twagacika intege. Ntabwo twakabyizeye. Nta nubwo twakabyise kabata ariko ibyo bintu mwareye mubivuga abantu baravuka bagapfa abandi bakabaho so ntabwo twakabyizeye ariko koko Imana ariyo yabivuze. Amen. Ijambo ravuga ngo mbere na mbere. Haleluya. Hariho jambo kandi jambo yahoranye n'Imana. Mbese nkubaze ikibazo cy'insubizo. Jambo urumva yabarinde. Rero sinavuga nk'uryo wavuze ngo ni amayobera ngo matagatifu. Oya, burya njye numva jambo ari Imana. Reka nkubwire gato ufasha aho hantu. Imana iri ukwayo. Yego. Na jambo ari ukwe. Imana ni Imana. Jambo ni Yesu. Impamvu jambo ni Yesu ari nawe waremye isi nawe wayisheho. Amen. Mbere na mbere. Impamvu hari umupasiteri kera nigira umubatizo yarambajije ngo Yesu umva ari ntabwo numva ari umwana w'Imana. Arambwira ngo ni umwana w'Imana ariko kandi nawe ni Imana. Nubundi nawe Yesu niwe Mana nubundi ni bimwe ariko jambo nyine. Okay. Reka rero dusome mu Byahishuwe 21. Haravuze ngo iby'ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya. Kuko ijuru rya mbere n'isi bya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwa Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi uzaturana nabo nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izamara amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi uko ibya mbere bishize. Amen. Amen. Iri jambo ni irikumbuzi by'ubwami bw'ijuru. Nta bindi pe kuko niba urupfu rutazongera kubaho yego ariko mubye ujye ubona ukuntu urupfu rubabaza. Aho umuntu yagiye kuboroka ntibizongere. Nukuri nubwo tubizi ko urupfu ari irembo rijyana umukiranutsi mu nzira nziza y'ijuru ariko bigora imitima yacu guta tubasha kubyakira ngo bikunde. Aho hantu rutazaba rero kuko na Yesu ubwe yageze aravuga ngo niba bishoboka iki gikombe ukindenze so. Urumva ko icyo ntabwo ari ikintu cyoroshye. Iri jambo nubwo ari ijambo ridukumbuza iby'ubwami bw'ijuru. Yego. Ntabwo hazabaye ngo no kubabara. Uzi ukuntu tubabarira muri iyi si umuntu yabuze uko abigenza yatenteburitse ariko ngo nta nubwo no kubabara bizahaba we kandi ngo nta nubwo n'amarira azabaye. Nyine hari nk'igihe nyine Pawulo yaravuze ngo ntitugatinde mu mubiri. Nyine hari nk'igihe mbabara nkashiduka numva nk'amarira araje simatinde ariko amarira akaza. Bisone ngo nuko tukiri mu isi ariko ngo hahandi tuzajya. Amen. Ntabwo tuzarira. Ngo mbona ijuru rishya mbona n'indi si nshya ngo ibya mbere byari byashize ngo na Yerusalemu izaba nshyashya. Amen. Ngewe igihugu nkunda ku isi nkunda kunjyana muri Isiraheli aho hantu ibyo bihugu kabigendamo nkagera na hahandi
kumva ya Yesu umva mana nkakubwira nti numva ubwiye nti twurire indege twagiye ukabona mbikubwiye nseka uzamenye ko twagiye aho hantu ariko hari ahantu kuko ntabwo nzataha ntavuye ni ikintu gisa neza kandi ndimo kugihirimbanira ngo Yerusalemu yabaye nshya imeze nk'uko umukwe arimbishirizwa umugeni arimbishirizwa umukwe arimbishirizwa umukwe bakavuga ngo umukwe ubwo bavuga umugabo we bakavuga umugabo mu by'ukuri uzarebe umugeni niyo umugeni wawe mwarara niyo mwatandukana saa yine mu gitondo saa musaba bakamukuzanira ubona yahindutse ndabeshya mu by'ukuri iyo ugiye uzarebe mu gusaba cyangwa nko mu rusengero uzarebe nubona atahindutse uzangana niyo mushaka muzara mwahuye saa 5 saa 6 uzamure mu muhigo kubera iki baragenda bakamurimbisha nawe akirimbisha bivuze ngo amen bivuze ngo ijuru rihora ari ryiza rihora ari ryiza kandi umuntu abona aho rimubera rishya ryiza rimubera rishya nta bintu bibyama mafurukano nta bintu bigerekeranye so nta bintu byo kubesha so ese nta bintu byo kuvuga ngo oya nyine so abaho bavuga neza ngo abantu ngo baho indirimbo ziharirimbirwa byonyine ziruhura abagenzi amagambo meza avugirwayo iyo uzi ukuntu ngo akomeza ndagukumbuye ahatagera ibyago ahatagera umubabaro ahatagera agahinda urupfu yababa we ngo kandi ngo ibyo bintu bya kera bizaba byashize abantu ndagira ngo bazi abantu ntibankurikire abantu ntibazi haleluya amen twongere twishyiremo iyindi mbaraga twongere dukumbure igihugu twe gusaba amazu yo mu isi n'amamodoka twe gusaba ibyo bintu byiza ngo twibagirwe mu gihugu n'ukuri tuzataha amen abera tuzataha iwacu ni ahantu ducumbika mu isi turacumbitse iwacu ni mu ijuru naho tudacumbika kandi aho ni mu ijuru ni mu ijuru ntago ho reka hari umupasiteri wigeze atubwiriza ku byiza by'ijuru noneho ambwira akantu ubwo ndavuga yakatubwiye muri rusange ati buriya nitugera mu ijuru abamarayika nabo bazaba bahagaze mu madirishya batureba bazatungurwa no kubona uwo mugeni washoboye gutsinda ibi byago byo mu isi akagera mu ijuru bazaba bahagaze mu madirishya baturora bazaba bika ibintu byose bizaba keretse ibizima nibyo bitajya bihagarara jewe namwe mvuga ngo ningera mu ijuru nkavuga mana uzamba barire basi wenda nkujya najyaga avuga ngo mana nzaryama mu gituza cy'Imana n'ibintu byose byambabaje mu isi birarangiye nzagusanga sinzibuka umubabaro ahubwo nzaryama mu gituza cy'Imana ndikunezerwa haleluya ndikuvuga ngo ndakubonye ndahageze ayiwe tuzahahurire nuko uti mu ijuru tuzahurireyo tuzaturane pe nukuri pe iri juru nukuri abantu badukurikiye mumbabarire muzaze duturane nukuri pe iri juru turikorere pe ariko njye hajye ntekereza uravuze uti banumva nazaryama nk'Imana mu gituza ariko uravuga uti umubabaro si ntuzawibuka njye najyaga ntekereza bandi iyo abo gufata ifoto biri navuze abageni kanjye nimpagarare n'Imana imbwe ni Mana ifoto zabereke buri wese cyangwa ntabyo tuzagerayo twishimye hari ukuntu nyine ngo tuzahindurwa cyangwa se nkavuga ni Mana twicarane nko ku meza twenyine abantu bose bicara basigare batureba dusangire mvuge ni wowe Mana waremye isi uremye ijuru uradukunda utugeza ahantu hari kimwe tuzabona buryo uzakunda kubona ndirimba uwari umuririmbyi mu isi no mu ijuru azaririmba ntacyo nzapfa ngiye kugenda ndirimbane n'ibyo bizima bye nkomeza ndirimbe nze muri korali ntacyo nawe ndabizi ukunda gucuranga uzaba ucuranga ubundi Yesu azatugezeye amahoro n'abadukurikiye Yesu azatugezeye amahoro duhurire amahoro
amen. Mbere yuko dusenga ukomeje kukuririmba, Bibiliya iravuga ngo Imana izaturirimbira. Izaririmba nayo reka. Ariko uri kwibaza icyo kintu, Imana igafata umwanya ivugiye ko ndeba ujye ureba nk'abahanzi bakomeye nk'inaha cyangwa se mu isi bajya bakoresha ibitaramo bikomeye, tukajya mu bitaramo byabo ukabona abantu bishimye bizihiwe. Njye cyane ntekereza abana, ariko niba abantu dukurikira umuntu gutya, Imana niririmba bizaba yewe Mana njye nshaka umva nuko nta mubyigano uzabaye, ariko ubundi izaririmba nzaba nyireba neza. Tuzajya imbere se tujye igomba kuririmba wese azayibona ubumana bwayo. Ayewe ako biriya bihe bizaba ari byiza we. Ibaza ahantu ushaka kurya ibiryo bikaba bihari, wakenera kunywa nta nyota, kuba tuziranye na Mukakarangwa utavuga ngo azapfa, reka oh mana, utavuga ngo azasaza, oh mana, ngo azasaza yenda agende yivi yubube, reka utifuza ngo ubuse uburenga aba mu nzu ngo muri etaje ngo ni mu mazu y'amazahabu, yego ngo hatagera ingese, reka nta kuvuga ngo uravugurura, nta kuvuga ngo uratera andi marangi, nta kuvuga ngo ni munere imvura ko yaguye ko havuye, reka yewe mubyeyi wakumbura iby'iri joro n'ibyo mu isi yakumva bihaze. Petero yaravuze ngo ibyarinda muzanjye nabihinduye igihombo kubwo kuronka Kristo. Nakwifuriza abadukurikiye ngo reka birya byose byatuberaga inyungu, ariko ari bizatubuza kugira ngo ubwami bwo mu ijuru. Birya byose uzi nawe unyuramo uziranyeho n'umutima wawe, nkwifurije kubireka ukabihindura igihombo kubw'amaraso ya Yesu. Amena. Amen. Mubyeyi ni karibu n'inama, ariko ukanasenga kuko iki kiganiro ntabwo cyazarangira. Ndumva kiniryoheye, sinzi abadukurikiye uko babyumva, ariko njye ndumva kiniryoheye cyane. Ikiganiro kigendanye n'iby'ijuru kuko ari rwo rurembo rwera tuzabasha guturamo, numva kiryoshye cyane, kimeze neza. Abankurikirana bakumbuzaga ko iwacu bahahari, simukagiye muza dusaba ibyo mu isi gusa ngo twibagirwe no gusaba mu ijoro kuzabayo. Tujye kwirirwa dusaba ubukwe, dusaba inshuti ziduha inka, ziduha amamodoka, Yesu tunasabe no mu ijoro kuzatahayo. Ijoro ni ryiza, ijoro rirahari, igitondo ni kimwe n'igitangaza, uzabona umwami wacu Yesu. Reka dusenge. Turagushimiye Yesu we, waje mu isi utumenyekanisha n'Imana, waraje warakoze. Turagushimiye kuko watubwiye ngo nubwo ugiye ntabwo uzongera kunywa ku mizabibu tutarahagera. Icyo ni igikorwa cyiza wadukoreye. Natwe turagusabye ngo dukumbuze ibyo mu ijoro, turinde guhora dusaba ibyo mu isi tutibuka ko tuzataha tukabisiga, ahubwo duhirimbanire gutaha. Dukurikiye bose bakumbuza ijoro, natwe dukumbuza ijoro, twebwe twese tugirire neza, duhe ibihe byiza. Twakubwira ibintu byinshi ariko byose urabizi, bidukuye biduhanire n'abera, mu izina rya Yesu abambwe rimwe gusa. Amen. Amen. Amen.